Wa mugabo we, ubundi bakwita nguki? Njye mwumve mbabwire kunzana muri ibi bintu nk'abanyamakuru. Nazi ibyo munzanye mu gihe ubundi njyewe banyita pasiteri. Akidini ryo nurimbaza. Ko numva se ngo bakwita pasiteri. Iyi nzara wawe yo muri iki gihe uyitwayemo gute? Njye mwumve mbabwire mwa banyamakuru. Hari igihe muzanzana nkagwa aha hantu ngo nje kubaha televiziyo. Ngo ni televiziyo nje kubaha. Hari igihe muzikanga ngiye nipfiriye. Iki gihe nidanje kabisa. Nta kindi kintu nakubwira kabisa. Nta kindi. Njye rwose sibyo. Njye nakubwira ati hari igihe muzikanga. Umuntu yumiye mukagira arasinziriye kumva umuntu yapfuye. Njye nababeshya. Hari igihe mbisubiramo inshuro kabiri. Hari igihe muzumva umuntu ngo yasinziriye. Mwumve ngo yaryamye mubone yumye. Mugire ngo yisinzirije. Ariko njyewe muzajye ngo nisinzirije. Kuri kw'Imana dore ubuzima bwanjye buri mu marembera. Dore murabibona n'inkweto n'ikinkwiramo. Se nkawe wadutuma iki kugira tugutumikira nk'abanyamakuru kugira dushake icyo twagufasha? Umva rero nkubwire, ndabizi uri umunyamakuru pe. Urabona imyaka ngeze, ariko se njyewe ntabwo nahinze. Nubwo nahinze ndahinga abandi bagasarura. Ariko ikintu nabasaba nk'abanyamakuru, sibyo wa munyamakuru, nshimye ko uri kunywa, ariko dore imirire ni mibi. Urabona ndi hafi kujya mu bitaro. Uri kubibona? Turi kubyumva ibyo uri kuvuga byose kandi turi no kubibona, natwe tuba turi kubireba neza. Rero ikintu nakwisabira nk'umunyamakuru, ndumva njyewe mwanyijyana nko muri mu gikuriro porogaramu. Njya numva poromosiyo ya gikuriro n'ikihari mu karere kacu. Gikuriro ntabwo yabura, ariko aho kugira tukujyane muri gikuriro twajya tugufashiriza iwanyu mu rugo. Nibyo nakomeje mbabwira, byaba byiza nyine mukomeje kunjyana ukamica kiryo umuceri mw'abandi ukajya ufata amata tukajya kwishyura ku kwezi. Amata niyo nayafata nta kibazo. Amapera ya buri munsi ndayahaza. Ukora njye amapera ubu ntabwo wabyibuha biragaragara. Nyine nuko ibibazo bikomeye. Ibibazo ni ibyo ubwo ngubwo nyine ibibazo biramenyekanye. Ni ugushaka uburyo twagufasha. Niyo mwana umikira sibyo. Wenda wowe mwana w'umunyamakuru hari igihe uri kubona akabona ndi muzima, ariko umuyaga wabona wagwitwara. Twasanze twashatse uburyo twakubaza amakuru yawe, ariko turakubonye turayamenya. None se ubu ngubu uracyamenya gutera akabari? Abanyamakuru mwenge sibyo. Intervention mbivuze mu cyongereza ni intervention. Nkanjye nka pasiteri sibyo. Kinabibamo njye ndi umukozi w'Imana, ariko intervention ngiye kubaha niyo mu bugenzuzi bwa AGPUP high. Urukumva mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo iki? Akabariro nyine urabizi. Nabakomeje kuvuga ati rwose hari inzara ni mubizi. Inzara irahari rwose, ibyonyi byaraje. Twabyumvishije nyine iyo nzara irahari. Nyine mubwiye ku bijyanye n'akabariro sibyo. Madamu wanjye pe ni umugore ushyitse sibyo. Ni umugore ushyitse babyaye ishyitse sibyo. Mbashije kugira ngo noneho ufite n'umugore. Ntabwo nari nzi yuko ufite umugore. Yagize gutya sibyo. N'umuyaga wenda kunywa kubera iki? Nta mbaraga kubera nyine icyo kibazo. Njyewe rwose njye nakubeshye pe. Umuyaga hari igihe untwara, ariko akambwira ngo ndi kumukirigita sibyo. Akongerageje guturuka inyuma nko muri metero 8 zitajya. Negera inyuma gutyo sibyo. Urukumva nyine ntabwo byapfa kumusha, ariko nyine ntabwo nyapfa kumusha, ariko kubera n'icyo kibazo kirimo. Ikibazo cy'inzara rwose nicyo. Hari n'igihe muzasanga nasinze ku mugore wanjye mugane wanyu ngo ndi gutera akabari, ugasanga nasinziriye
kuma ntabwo ari ubusa hari igihe wasanga numye mukagira ngo ni ugusinzira hari igihe muzajya nasinzira rwose hari igihe muzajya nasinzira ibyo ngibyo umura ntabwo bizaba tugiye kugukurikirana uyu ari mu bikurikirane mwicaye muri ya leta yanyu ngo ni gikororo aya ngo ni gikororo ntabwo ari gikororo ni gikuriro ku bw'amakuru uduhaye rero tumaze kuyamenya reka tuze dukomeze imbere hari mugenzi wacu w'umunyamakuru bita Kibwa nawe akomeza dukurikiranira abandi bantu nkawe nyine muve mbabwire mutarakatinga sibyo jewe hajya ngo nugukatinga iyo mugiyera tuba tugiye nyine nanjye ngo nugukatinga jewe nyine ikibuvugizi mbahaye murabizi kubera nyine na mucikopa nsigaye mfite ntago inkwira neza ntago ijya imfata ahubwo nk'abanyamakuru muzagende munshakira agakariso ka make nk'aka200 kugira ngo kajye kabasha kunkwira neza aha murakoze rwose nyine iyo kariso ya desa ni ukuyishakira nyine nka pasiteri akajya yambara akaberwa kugira ngo najya ajya muri doyi bitazaza bimugora sawa murakoze ntaribi abafite ibibazo byinshi urugendo nk'abanyamakuru b'Igicuti Vita dushaka amakuru y'abantu nyine babayeho nabi mu buzima bubi ariko tugiye ku mwana wibana wenyine mu rugo iwe ariko twahageze tugiye kuhagera kure ubu turi mu rugendo rwose dushaka amakuru kugira ngo tuyatangaze leta ikomeze ibiteho cyane rwose ikomeze ibiteho tu twakomeje urugendo umwana twamugezeho umusore tukugezeho nyine turi abanyamakuru ba televiziyo y'Igicuti turi gushaka nyine amakuru hari ikibazo twatubwira nta kibazo amakuru nyine dushaka ntabwo ari ibintu bivune nyine twakomeje urugendo nk'abanyamakuru n'ubu ngubu hano hirya nyine Nyamagabe hari ahantu tuvuye nyine hari umuntu umaze kuduha amakuru ariko nawe turifuza yuko wayagira nimba ari byiza kuyaduha byaba bishimishije sibyo ari bicyane none se ko wicaye aha ngaha ku muhanda nk'utagira iwanyu nkaba mbona ukiri umwana mutoya mu buzima bwawe nyine uba hehe mba mu ikode uba mu ikode ungana iki ufite imyaka ingana mfite imyaka 30 njyewe nahereye imyaka 20 mba mu ikode umaze imyaka 20 uba mu ikode mbese musore imyaka 20 ubikode ujya ubasha kuryishyura ntabwo njya mbasha kuryishyura narababwiye ati njyewe nzabishyura ninatabishyura bazatwara ubuzima bwanjye n'ubu ngubu mari nahari njyewe umunsi urebye njyewe nitungiwe n'ibyatsi ntabwo umusore nk'uyu tutaba tubajije n'ibyarya akaba atubwiye yuko arya ibyatsi mbese musore niyo mpamvu utakuze niyo mpamvu nakuze kuko njyewe imyaka ndayifite myinshi imyaka myinshi urayifite mbese ababyeyi bawe wabahunze bigenze gute ababyeyi banjye ntabwo nabahunze ahubwo nibo bamunze mbese baguhunze bavuga ngo uri kibi uri ikimuga byagenze gute byaje guhera kuri papa avuga yuko nyine nari umwana we na mama birangije rero niba bese nk'abanyamakuru yewe nafashe papa na mama bari gusambana noneho ubu mbese basambaniraga mu kigunda mu buriri ni mu buriri noneho mbibwira abayobozi ngenda nanga n'itangazo nyine mu mudugudu utanga itangazo yuko uti papa na mama nibarasambana yego mbese byari biturutse he wumvaga ubabaye ari gusambana mbega numvaga mbabaye cyane hanyuma bikomeza utereye birangiye hashize iminsi mbona mama afite inda nini cyane nk'ikiduke nyine nk'ikiduke none mbivuze ubwo babonye kugenda barana barayigurisha ati wabaserereje nabaserereje barana nta no kumvugisha ngiye gusambana sambane mere kuri zeru nge narure sha noneho nzakomeza paka kuko ngewe ibikoresho ndabyifite
nzarekera ari uko mbona afite uruda rungana n'urwo mama yari afite nk'urwo ruduje nyine. ese musore wowe wumva uzasambana n'abagore bangahe? Abake ni igihumbi. igihumbi mbi neza urabasima. Abake ni igihumbi ariko utongereho abinyongera nka 800. Ubwo ni murandogoye. Reka amakuru kako kanya bita noneho nangira umwuga wa nyawo. Kana nagenda.